Halo, halo, salut la team iyubakukire ndabasuhuze nizeye ko mumeze neza aho muherereye hose dukomeze tuganire twiyubake nk'uko nyine urubuga rwacu birudukangurira twubaka ibitekerezo yacu twubake imyumvire yacu twungurana ibitekerezo bidufasha kuba abantu bahamye abantu batera imbere muri bo nandi bakanatera imbere inyuma bagakurura n'iterambere nyine muri rusange. Uyu munsi rero turaganira turakomeza tugana n'ubundi ku ngingo yerekeranye n'umuryango. Umuryango ndavuga umuryango nk'umugore, umugabo, umwana. Umugabo, umugore, umwana, umuryango nyine umuryango muto. Ntabwo mvuga umuryango munini, umuryango muto. Nyine w'umugabo, umugore n'umugabo atari umuryango mugari nicyo nshaka kuvuga. Turaganira ku kintu cyamperutse kubona cyanteye kwibaza. Mperutse gutanga ikiganiro cyerekeye ibintu bitatu umuntu atagomba kwigomwa kubera amafaranga. Hanyuma nshyiramo umuryango, ko umuryango wawe mvuga nti umuryango ni ikintu gikomeye. Nibutsa abantu ko hari igihe ujya mu mafaranga ugakorera amafaranga ukibagirwa umuryango wawe, ukibagirwa kuwuha agaciro, ukibagirwa kuwitaho, hanyuma ugasanga umuryango urasenyutse. Ariko nyuma yaho hano vuba hamperutse kubona ni inkuru y'umugabo wajyaga kugisha inama ku byerekeye umuryango we. Ukuntu byamugendekeye ni umugabo nyine, umugabo w'umunyafurika washakanye n'umuzungukazi. Barashakana bakiri bato nyine, ubwo bamaze kugira abana, bafite abana b'abametisi baba mu bihugu by'Iburayi. Mu gihugu babamo rero umugabo ngo yatangiye imishinga ye ahakomoka muri Afrika, atangiye imishinga ya business buhoro buhoro, imishinga iragenda ikomera, ariko byinshi nyine ngo akanabikora umugore we atabizi w'umuzungukazi. Nuko bigeze igihe imishinga ye itangira gufata. Nyuma y'igihe nyine umugabo noneho ngo agera igihe ho yifuza ko bimuka bakajya gutura muri Afrika, kubera ko umushinga we yabonaga ari umushinga ukomeye, yabonaga ari umushinga uzabageza kure, ari umushinga mwiza nyine, abona ko akeneye kuba hafi. Urumva ni umugabo nyine uri gushakisha imibereho. Ni byiza, arashakisha amafaranga, arashakisha icyateza imbere urugo rwe, niko nge nabyumvaga. Ariko ikintu gitangaje, ikintu cyantangaje muri uko gushaka kwimuka, ngo avuga ati ni igihe cyo kugira ngo njye gutura muri Afrika nkurikirane imishinga yanjye. Umugore we w'umuzungukazi yamubwiye ko ibyo bitarimo, ati ntibishoboka, ntabwo ngewe nemera ko tujya gutura muri Afrika. Ibyo nawe twabivuganye mbere. Niba wowe ushaka ibyo kugenda nuhitamo wowe kugenda, nge ntabwo nzangena nawe, kandi ni divorce tout de suite. Abazungukazi burya ntabwo batinda mu bintu byo kuvuga kwihangana. Iyo ibintu abona bitamunyuze, abona ibintu bitajyanye nawe, ahita afata icyemezo. Ntabwo bari mu bintu byo gutindiganya, mu bintu byo kubana bizirika mu bintu batagize, mbese abona ko ari ibintu bitamufashije. Yaravuga ati nta kundi nugenda ngiye nawe nzagukurikira, kandi kizakurikiraho ni ugutandukana. Urumva ni ikibazo gikomeye ku muryango, abantu cyane cyane bafitanye abana. Umugabo urumva ari hagati yo mahitamo agoye. Arahitamo wa mushinga we gukomeza, umaze gukomera akajya kuwukurikirana iyo akomoka muri Afrika, cyangwa se arahitamo umuryango. Ubwo rero umugabo ni muri urwo rwego yagiye kugisha inama. Ariko ikintu cyantunguye nicyo nyirangire mbabwireho. Abantu benshi cyane cyane abagabo bagendaga muri comment, kubera ko umuntu yaravuga ati buri wese atange uko abyumva, atange igitekerezo. Uwo mugabo wamugiriye ihe nama? Urumva se wamubwira se kureka uwo mushinga we akagumana n'umugore, cyangwa se wamugira inama yo kureka umuryango we, umugore n'abana, cyane cyane kureka umuryango we agakurikira umushinga we? Ikintu cyantangaje, abantu abenshi nibo bari muri mureke uwo mugore, kurikira umushinga wawe, uwo mugore mureke kurikira umushinga wawe. Ugasanga abantu baratanga
igisubizo bagahita bavuga ati n'umushinga nge nakurikira reve yanjye, nakurikira intego yanjye, inzozi zanjye, mbere na mbere n'umushinga. uwo mugore niba adashaka gukurikira kuri umugabo nyine, ubwo mureke wikurikire imishinga yawe, nta kibazo, abana bawe uzajya babona n'ubwo bishobora, ubwo nibyo. murumva ahantu ushaka kugera, ukuntu ikibazo cy'umuryango w'iki gihe ahantu henshi usanga udashitse, ntabwo ushinze imizi ngo ube ukomeye, aho umugabo agomba no kujya kugisha inama hagati yo guhitamo gukurikira amafaranga cyangwa gukurikira umuryango we. ni ukuvuga ngo umuryango w'iki gihe uba uhagaze ku mucanga, uhagaze ahantu hadakomeye. niyo mpamvu ibintu nk'ibyo kandi koko bibaho, hari abantu benshi batandukana bapfuye ibintu nk'ibyo, bapfuye yuko umwe yanze gukurikira undi. hari na couple nzi umwe nyine yagiye, undi arasigara ahantu batandukanye, ibyo barabipfa, baratandukana. ni ikibazo gikomeye mu muryango y'abantu batekereza gutyo, ukumva umuntu ahise avuga ati umuryango wureke wikurikira amafaranga. ukibaza, ngewe ikintu nibaza, mbese ayo mafaranga uwo mugabo aba ari gukorera n'ayiki? sayo umuryango, sayo kugira ngo umuryango we umere neza nawe awurimo. none se ukurikira amafaranga wari uri gukora n'ubundi ngo ushyigikire umuryango wawe umere neza, ukavuga ngo urasenya umuryango wawe gutyo gusa, ukurikira amafaranga, urumva byo bimaze iki? ikintu njye nabonye cyakoze ku bwanjye, uwo mugabo ari n'undi muntu uri mu kibazo nk'iki, ibintu umuntu ashaka kugira gutyo, numva ngiye kwihutira umuntu ahita afata icyemezo agasubiza ngo wareka umuryango wawe ukajya kwikurikirira imishinga yawe ukadivorsa. kubera iyo mpamvu ni ibintu byo gusubiza bya vuba cyane, ntabwo wenda umuntu afite n'amakuru yose, kubera yuko ntawe usanzwe uzi uko uwo mugore n'umugabo basanzwe babana. niba ari abantu basanzwe babana neza, bumvikana, bahuje, ni gute wavuga ngo gukurikira bizinesi nibyo byatandukanya umugabo n'umugore, kubera ko umwe agiye gukurikira ibye ngo ibyo bibe impamvu yo gutandukana? iyo basanzwe babana nabi, hari ibindi bibazo, wenda hashobora kuba ikintu cyo kuvuga ati n'ubundi ntibyagendaga, wenda koko arabiritse. ariko umuryango urimo abana, umuryango ahantu bari ntibabuze icyo barya, urumva ko n'abantu banafite uburyo, abantu bakora imishinga, ni umushinga ngo ukomeye, ni ukuvuga ngo ntibabuze icyo barya. umushinga ukomeye ni ukuvuga ngo ni abantu uwo mugabo atanagiye gutura iyo babaho neza. ikindi guhita ubwira umuntu, umugore nk'uwo nguwo utaranabaye no muri Afurika, n'ibintu wese ndavuga kuri Afurika, wenda ari n'umuzungukazi, ugahita umuturaho nk'icyo kintu, nawe ni ibintu bimugoye guhita afata icyemezo akareka nawe kariyeri ye, akareka nawe ibyarimo. umugabo nawe afite akazi ke, kuvuga ngo aretse akazi akurikiye umugabo umushinga we, nawe ni ikintu gikomeye. umuntu wese nawe ashaka kubitekerezaho, guhagarika ubuzima bwe, kubera ko abagore benshi hari igihe bahagarika ubuzima bwabo nyine kubera abagabo. ni ikintu rero abagore benshi bagomba gutekerezaho, n'urugero rw'ikibazo gikomeye, ariko nanone gisaba kugira gute, kubanza gushishoza, kubera ko kubwira umuntu nk'uyu ngo nasenye urugo, ngiye ku bwanjye numva ari ibintu, amafaranga ntabwo ariyo yakwiye kubanziriza umuryango. hari ibintu byinshi bakora, nk'urugero nkuru, bagakemura n'ikibazo. uwo mugore ashobora no kubanza akajya mujyanayo, umugabo akaba ari kujya agakomeza akajya akora muri Afurika, agaruka akakurikirana imishinga ye, akagira abantu ayishinga, akabicungira ahari kure, akajya bijyamo, akagira igihe cyo kumenyereza uwo mugore, akajya amujyana muri Afurika, akabanza akareba, nawe akabona iyo Afurika wenda akanayitinyuka, hari n'igihe batayizi, akajyayo agafata icyo gihe. nta mpamvu yo kwirukanka kugira ngo usenge umuryango wawe ngo kubera amafaranga. ariko nyine ni ikibazo gikomeye kigaragaza ukuntu cyane cyane abagabo, burya abagore ni ikintu bagomba kumenya, burya abagabo benshi ntabwo biyatasha, ntabwo bizika ku muryango nk'uko umugore abitekereza. ni ukuvuga ngo cya kintu bavuga ngo turi umuryango w'abana, abana ndabasiga, ni ikintu kigaragara ko abagabo n'abana mbona batandukanye n'abagore. abagore nyine yumva ko ari ku mwana nyine kugeza ubuzima bwe burangiye, nawe umugabo yumva kuvuga ati bareke wigendere, nta kibazo, abana bawe nushaka uzabona, ubu bazi yuko umugore nyine azabitaho. icyo rero kintu cy'abagabo niyo kintu giye kikunda kuntera kwibaza, ndetse kiranababaje
kumva ko bikoroheye gusiga abana bawe, ukumva ko ariyo nzira ikoroheye, ukumva ko wenda abana ari ab'umugore uwo atari abawe. Kubera ko niyo banavuga bavuga ngo wakwigendera umugore ubwo ukamurika, abana uzajya babona. Ni ibintu biteye agahinda iyo ubona abagabo benshi bumva ubuzima gutyo, kubera ko barahari benshi bumva ubuzima gutyo, byoroheye gufata icyemezo akigendera agasiga abana be. Nikiro nshaka kubabwira ko uyu ujya mu muryango ubundi ni nabyiza nyine kuganira, yego ntibyo ntago byoroshye mukiri batoya, mutari mwarafata imishinga, ariko nyine hari ibintu byinshi by'intangiriro abantu bagishakana baba bagomba kuganiraho. Nubwo ibintu nk'ibi nyine hari igihe uko umuntu agenda akura aribwo indi mishinga igenda iza nk'iyo yo kuvuga se wazasanga muri Afurika cyane cyane nk'abantu nk'abo babana gutyo ari le couple mixte, ni ibintu byinshi haba harimo ibibazo byinshi kubera ko nyine hari ibintu byinshi batandukanye, ariko n'amakouple bose abanyafurika bibaho aho umwe yashaka kugenda undi agashaka kugaruka. Niyo kintu nagira ngo mbasangize mwumva ukuntu umuryango ufite ikibazo, abantu benshi bakwiye kwisubiraho bagaha agaciro umuryango w'umugore n'umugabo n'abana. Ni ikintu gikomeye, abantu bashaka kugisenya vuba, ukaba wagira nka mugenzi wawe inama ngo senya, igihe hatarimo ibibazo byo kugira undi nabi, byo gukubitana, byo kubangamira undi ubuzima bwe. Ibintu byo gusenya rwose ubwanjye numva ari uguhemuka, ni uguhemukira abana, ni uguhemukirana namwe ubwanyu. Bishobotse umuryango ni ubanza, amafaranga bikaza nyuma. Umuryango mbere na mbere, umuryango wawe, abana bawe, utiziritse ku bana bawe. Uri umubyeyi, uri guta inshingano ze n'imbere y'Imana. Ni ikintu gikomeye Imana izakubaza. Iyo uri umubyeyi ukumva birakoroheye gusiga abana bawe, menya yuko imbere y'Imana ufite urubanza. Nta kuntu waba wabyara abana ngo wumve ngo biroroshye ndigendeye ndabataye ngo undi ngo azarera. N'abantu benshi abagabo barabigira, mperutse no kubikoraho video. Ni ikintu abantu bakwiye kubona gutekerezaho, bakareka kumva ko byoroshye gusiga umuryango we, umusiga cyane cyane iyo harimo abana. Gusiga abana bawe gutya gusa ngo ngiye kwiruka ku mafaranga, ni ibintu bibabaje kandi benshi batekereza gutyo. Abantu benshi barahagurutse bati uwo mugore mureke, niba atashaka gukurikira ntago wareka imishinga yawe, ntago wareka inzozi zawe ngo ugiye kuzireka ngo kubera umugore. Kandi hari uburyo bw'uko wenda yanabikurikirana byashoboka byombi, umuryango ukagumaho kandi n'uwo mushinga we ukagumaho akawukurikirana, aho bashatse uburyo bahuza byose, bakareba inama bamugira nyine ihuza byose. Bo batiri senya wigendere. Nuko rero abantu benshi bameze bagira inama abandi bwo gusenya byoroshye, kandi ikintu cya mbere ni ugushaka ibisubizo. Iyo nta kibazo gihari, nta kibazo kindi gihari, abantu babanye neza, ntabwo gukurikira amafaranga byakwiye gutuma urugo rusenyuka. Mu bintu nk'ibyo ukawagira umuntu inama gutyo, ni ibintu bibabaje. Ni ikintu gishobora gutuma iki kintu ni ikintu cyo kuvuga ati abagore mumenye ingo zanyu. Burya abagore ni kubera ko mwebwe muri n'abana, ni Imana niko yabiremye. Uri umugore menya yuko abana bawe ubafiteho inshingano nini, ndetse birumvikana murabibona nk'iyo ibingibi nicyo kigaragaza ko umugore inshingano ku mwana ari we uyifite. Urayifite wowe, uri n'umwana kugeza akuze nyine umugejeje ahantu agira. Urumva yuko ubonye nk'umugabo rero utekereza gutyo, wumva byoroshye ko yasiga urugo akagenda. Niyo mpamvu ugomba gufata ubuzima bwawe mu maboko, ukabumenya, ugashaka imibereho, ugashaka akazi, ugashaka ikintu kiguha amafaranga, kugira ngo nyine niba uhuye n'ikibazo nk'iki cyo kumugabo wavuga ngo aragiye, ube washobora kwita ku bana bawe. Kubera ko burya inshingano nini zihagarara ku mugore iyo haba ikibazo cy'umuryango watandukanye. Niyo mpamvu umugore aba agomba kumenya ubwenge, akamenya ubwenge bwo gutunganya ubuzima bwe, akajya naho kuri faranga, akagira imishinga akora, akagira ibikorwa akora. Niyo yaba afite n'umugabo ufite amafaranga, ni ngombwa kwifata mu maboko, ukajya nawe aho kuri faranga ryawe ukarizana, rigabafasha mu rugo na muri babiri. Umwe yanagenda ukabuzi yuko uzashobora kugira gute gutunga abana bawe, kuzashobora kurera abana bawe ku buryo bushobotse, kandi nyine ukanashobora no kubarera nayo mashuri. Ni ibintu bisaba ko abagore bakanguka, kubera ko abagore benshi hari igihe bigira gutya, yagera mu rugo ati umugabo arahaha, umugabo arahinzu,
agatuza kandi wenda akiri mutoya. Iyo ukiri mutoya ni uburyo bwo gutangira gushakisha imibereho, ugahaguruka nawe ugatangira gushaka, ukagira nawe akazi, ukagira imishinga yawe, ukagira ubuzima bwawe aho ukura uburyo bwo kubaho, aho kuri faranga. Ni ngombwa cyane ntuwicare umugabo ngo azakora byose. Abagore cyane cyane bakora ibyo bintu bahura n'ibibazo nyine, bahura n'ibibazo y'umugabo agiye, bahura n'ibibazo yo umugabo aguhemukiye cyangwa kugirira nabi, agukubita, agutesha umutwe, ugasanga niyo nta faranga ufite, ubayaho muri ibyo bibazo ukigobotora. Niyo mpamvu muri iki gihe tugezemo abagore mugomba kumenya iki, kumenya ubwenge, mukiga kwitaho, mugakurikira namwe amashuri yanyu mukayarangiza, ukiga ukarangiza. Wikwirukira iby'umugabo. Njya mbona abantu bakiri batoya b'abakobwa ngo bari gusengera abagabo. Ubanza wige, banza ugire ubuzima bwawe, banza ukore ifaranga ryawe, ugira aho uhagaze, hanyuma ushaka umugabo, kandi uzabona umugabo mwiza ukwiranye nawe, ukubaha, kubera ko nawe uzaba wiyubahishije. Icyo gihe iyo bigenze na gutyo, niyo umugabo akubereye mubi, uhuye n'umuperivere narcissike, uhuye n'umugabo kugirira nabi, barabita abagore bakavunikira mu ngo, icyo gihe uba ufite uburyo bwo kumuhunga. Kubera iki? Washoboye kwifata mu maboko, ushaka kwirihira inzu, ushaka kwigaburira, ukagabura n'abana bawe. Nayo mpamvu kandi nkunda kubibutsa ko kubyara abana bake abagore, mubyibuke ko mujye mwibuka yuko umugore n'umwana murafatanye gutyo. Ugomba kubyara abana bake, uvuga uti niyo haba ikibazo aba nzabizirikaho, aba nzashobora kubafasha. Umugabo naza akamfasha ni byiza nibwo yaba yagiye, ariko nataza nafasha nzi yuko inshingano ku bana nzashobora kugerageza. Tugere uzabigerageza. Kubera iki? Kubera ko ufite uburyo, kubera ko wiyitayeho mbere, umenya ubwenge, wita ku mishinga yawe, wita ku kazi kawe, wita ku mashuri yawe, urafunguka, ufata ubuzima bwawe mu maboko. Niyo mpamvu ugomba guhora ari ukutekereza, ukabyara abana bakeya ushobora wowe ubwawe kurera. Uteganya ko habaye ikibazo, kubera ko muri iki gihe umuryango usigaye udafashe. Umugabo yagenda ukavuga uti nzabarira inzu, nzabarira amashuri, nzagerageza uko nshoboye mu bushobozi nashoboye no kurema na mbere. Ni ngombwa cyane nimukicare ngo murekere aho ngo abagabo barahari. Murabibona ko ikintu nk'iki kigaragaza ko abagabo bataziritse ku miryango yabo nk'uko abagore twe tubitekereza. Ngewe ni nk'ikintu cyampaye kumva imitekerereze y'abagabo benshi, nabibonye mu bitekerezo batanze ngo rwose bumva ari byo bashyigikiye. Yego haje nk'abagabo bakeya bamagana ababikora, ababitekereza, ariko ni abenshi nuko bavuga bati rusenye. Umugore rero ugomba kumenya ubwenge, ugahora witeguye ko igihe habaye ikibazo utazahera hasi, ugiye kurira, ugiye kuganya, uvuga uti yantaye none dore mpagaze, napfuye mpagaze, ukomerewe, usanga ibibazo bikwuzuyeho. Kubera iki? Wabyaye abana benshi, kubarera bikugoye. Wabyaye abana benshi ku buryo ubushobozi bwawe butajyamo, cyangwa se nanone niyo wanabyara bake ntiwashoboye no kugira akantu wishyiraho nawe agashinga wenda ukora, washoboye kubona akazi, amashuri wenda yaracishirije. Ibyo byose ni ibintu ugomba gutekereza kare, ukamenya yuko niba uri umugore, ubuzima bwawe mbere na mbere, inshingano ni izawe, ucunga ubuzima bwawe, ukabuteza imbere, ukagira aho uhagaze, hanyuma ukabona ugashaka umugabo. Hanyuma uri kumwe n'umugabo nyine ugakomeza ukaniyubaka, ukubaka ubuzima bwawe ku buryo ikibazo cyose cyaba uzashobora kwita ku bana bawe, babandi uzaba wabyaye nyine bajyanye nabo. Nicyo gihe nashaka kubasangiza. Abagore nimuhaguruke, muve mu gusinzira. Abagore benshi barasinziriye, baradamaraye, ngo umugabo arahari, hanyuma umugabo yagira gutya yagenda ugasanga baheze hasi. Kubera ki? Abasigiye abana, nta kintu bagira. Nibo njya mbona bajya no kurira ibigo, bakajya kurira ngo ahantu ngo abagabo babo basezeranye. Ni mwene abo bagore. Kubera iki? Bahagaranye nk'umugabo badasezeranye. Umugabo agira gutye arigendera, amusigaranya abana, akibona ubuzima bumuguyeho, isi yamuguyeho, akabura uko abigenza. Kubera iki? We ntiyafashe ubuzima bwe mu maboko, avuga ati nzabyara abana babiri, nzashobora gucunga, nzabyara n'umwe. Hari n'ufata icyemezo nzabyara umwe, nzashobora kurira, nkamenya yuko nshobora no kumurira amashuri, nkamuha ubuzima bwiza, aho kubyara abana 5, abana 6, 8, kandi nta kintu ugira, nta kazi ugira, nta hantu, nta mitungo ugira, nta cyari, ugasanga abana washyize hariya. Ibyo ngibyo ni ibintu bimusha abantu mu bukene, bitanatuma
umuryango nyine uzamuka, kubera ko iyo ubaye mu bukene abana bawe ukababesha mu bukene, ubahereza ubukene, nabo bakazamuka ababo bakabahereza ubukene, ku buryo icyo kintu kugica ikintu gikomeye. Ariko iyo urebye nk'abana nka babiri ukabaha ubuzima bwiza bwa bukene karande buri mu muryango wawe, bishobora guhera kuri bo bakabuca, kubera ko abana benshi ni ubukene. Abana benshi ni ikintu gisaba amafaranga menshi. Nuba abana ntabwo abana nisharije, abana ni imvune, abana ni amafaranga. Abana ntabwo ari ukubyara abana gutyo gusa gusange uri kubyara ubyara ukubonye. Ni ibintu ugomba gupanga kandi ukavuga uti nzabyara abo nshoboye kurera. Niyo haba n'ikibazo, abagore cyane cyane iyo nshingano mugomba kuyimenya, irabareba, kuko uburere bw'abana burya buri no kubana n'uburere busanzwe. Burya umugore niwe ufite inshingano nini mu kurera abana, umugore niwe ufite inshingano nini mu gutoza abana uburere bwiza, umugore niwe ufite inshingano nini zo kuvuga ati abana banjye bazagera aha n'aha. Umugabo nyine yaba ari umugabo mwiza, yaba ari umupapa mwiza, nawe harimo abapapa beza cyane bakunda abana babo, bita ku bana babo, ubwo akaba agize Imana nyine urugo rwa rugo bavuga ngo ni paradiso. Yaho n'umupapa nyine udashobotse nabwo ntazahere hasi ngo abe yabura uburyo bwo kwirwanaho. Ni ikintu gikomeye abagore nshaka kubakangurira muri iyi video. Mwabyumvise rero, umuryango nukomere, umuryango nuhame ukomere, akantu gato ntikakagusenye. Hanyuma abagore nuba mubona umugabo wawe ari gusenya, nabwo mubona kumenya ubwenge. Kandi ibintu byo kwirukira gushaka utarashaka ubuzima bwawe, utari wiyubaka, ndababona abakobwa batoya nabo ndabakangurira ko mbere na mbere ugomba kwitaho, kwiyubaka, ukamenya kwitaho wowe, ukagira uhagaze, ukagira ishingiro rifatika, ukagira akazi kawe, ukagira simu umushinga wawe, ugapanga ubuzima bwawe. Hanyuma n'umugabo nyine akaziraho. Muhagarike kumva ko umugabo ari kubona umugabo ko ari ukugerayo. Uburyo mushingira ubuzima bwanyu ku bagabo, ubuzima bwanyu bushingiye kuri mwebwe ubwanyu, hanyuma mukubaka urugo rwiza muhuje n'abagabo, abagabo beza, abagabo babubaha, abagabo nyine mushyize hamwe mu kubakira hamwe. Nabyumvise rero, mugire umunsi mwiza, nawe utakuyindi video. Bye bye.